Yes, reka nongere mbahe ikaze by'umwihariko nababwiye yuko tuzajya tubahereza ibyegeranyo kandi byiza cyane. Ni nayo mpamvu uyu munsi nabategura icyegeranyo cyiza. Utangiye kwibaza ngo ese ngo iki cyegeranyo ni cyiza, ariko ngeze impamvu mvuga ko ari cyiza. Ari na mpamvu ndimo ndabasaba ngo mukore subscribe kuri no YouTube channel yacu yitwa Gasobanuye House. Impamvu twahise Gasobanuye nta yindi ni ukubera yuko azajya hacaho inkuru nziza cyane kandi zose zifite ubusobanuro buhambaye cyane, sibyo? Ubu ngubu ndabizi mwese mwatangiye kwibaza ngo se ubundi ni ikihe cyegeranyo nabateguriye. Hari umugabo wabaye ku isi kandi akaba yari umugabo wari ukomeye cyane, urenze, wagize ubushobozi, agira imbaraga, agira amafaranga, agira n'ubutware. Mu gihe cye nta muntu wari uhari wanganyaga ubushobozi nawe, ku buryo ubundi abantu benshi cyane mukunze kumva ijambo, yumvishe ijambo impera ukumva n'ijambo king. Buriya harimo itandukaniro uko ayo magambo abiri ko atandukanye. Iyo tuvuze ngo impera ni ukuvuga ngo tuba dushatse kuvuga ngo ni umwami w'abami, sibyo? Hanyuma iyo tuvuze ngo king aba ari umwami muri rusange. Impera rero muri rusange wenda ku bantu batabisobanukiye ntabwo twese ariko tuba twize, ndabizi hari abantu baba batarize nkanjye, ariko nanjye ndimo ndabisoma, niyo mpamvu ndimo ndabibabwira. Bivuze ngo ngiye kubabwira ko uyu mugabo wabayeho urenze, wayoboye ubwami bwinshi cyane butandukanye, ari we bita impera. Bivuze ngo impera haba habayeho guteranya ubwami bwinshi cyane, nk'uko ushobora kumva hano mu Rwanda ukumva ngo habayeho ubwami bwa Gasabo, wenda ni urugero, ukumva ngo habayeho ubwami bwa Urundi, wenda ni urugero. Icyo gihe rero ubwo bwami bwa Urundi buteranyije n'ubwami bwa Gasabo nibwo tuvuga ko tuba tugiye gutangira gukora icyo bita empire, sibyo? Empire ibiyoborwa na impera. Wongeye kubabwira nta wundi muramuzi, bamwita Nebukadinezari. Akaba yari umugabo wabayeho kera cyane pe, mu gihe cya kera, ariko nanone wari urenze, ufite ubushobozi. Uyu mugabo murimo muribaza ngo kubera iki ngiye kumubwiraho, impamvu irumvikana kandi iranasobanutse. Uyu mugabo mu gihe cye yaragiye atunga amafaranga. Buriya nimwumva bariya mwajyaga mumva ngo ba Salomo, buriya Salomo nawe ni umwe mu bantu batunze cyane, bagira amafaranga menshi cyane. Salomo, wenda reka tutavuze Salomo turavuga na ba Dawidi, hari n'abandi benshi cyane batunze amafaranga bya danje. Ariko noneho uyu mugabo nawe mu gihe cye Nebukadinezari yari umugabo uhambaye cyane, uyafite. Yayoboraga ubwami burenze cyane muri kiriya gihe. Ni ukuvuga ngo ni muri cya gihe abaromani bari barafashe hafi isi yose imeze nk'aho iri mu maboko yabo. Nebukadinezari rero nawe yari hafi aho ngaho, tuvuye ku bwami bitaga ngo ni Constantinople Empire cyangwa se ubwami bwa Constantino. Ndetse nk'uko mubizi nare babwiye kano nagasobanuye, munyarutse mujye kureba filime bita Rise of Raven, akaba ari filime yakorewe muri Perfect Entertainment. Abantu mutazi icyo bita Constantinople cyangwa se ubwami bwo bita Ottoman Empire cyangwa se Constantinople Empire, nimureba iyo filime yitwa Rise of the Raven muraza gusobanukirwa neza cyane, ndetse muraza kumenya ko impamvu ndimo ndababwira uyu mugabo bita Nebukadinezari. Ngero ntabwo impamvu yatumye nza aha ngaha ari ukubabwira Nebukadinezari, wenda icyo ni ikiganiro dushaka kuzongera tugahaguruka tukongera nacyo tukagikoraho, ariko ubu ngubu ntago ari cyo nyirizina gitumye nza aha ngaha. Impamvu ndimo ndababwira uyu mugabo Nebukadinezari, njyewe tugiye kubijyanisha ndetse n'iyobokamana, hanyuma tugaruke ku kindi kiganiro noneho mbabwire noneho uyu mugabo ubundi Nebukadinezari yari muntu ki, yari arenze ate. Ndetse muzumva uburyo kera, murabizi byari bigoranye cyane, uburyo bubakishaga amatafari, kuryo asanga itafari rishobora gupima nk'ibiro bigera nko mu 100. Ariko nk'abantu muzi za piramide, cyane cyane abantu bajya gusura za piramide muri Egypt, murabizi amabuye, amatafari yubatse zera piramide ni amatafari arenze, aremereye cyane, ku buryo n'abantu ngo bajya bibaza ngo ari amatafari yateruwe gute, bayaturiye gute, kugira ngo kuko piramide nyinshi cyane nk'iriya bita ngo ni Cleopatra, ni Cleopatra, nimba ni Cleopos, ni ndende cyane ku rwego ruri hejuru cyane, ku buryo abantu bibaza ngo umuntu wagiye aterura rino buye akarijyana akarigeza hejuru yari muntu ki. Buriya mwagiye munabyumva yuko bimwe mu bintu bituma bavuga bati
aliens zibaho. Nuko bibaza bakavuga bati muri kiriya gihe nta tekinoloji yari ihari ku buryo bari gukoresha wenda nk'icyo bita abantu bizi igifaransa ijambo bita machine simple nimbivuga muraza kumva, ni uburyo bwo korohereza kugira ngo ikintu umuntu abashe kugiterura cyangwa se abashe kugisunika. Nk'urugero abantu mujya mureba nka za breakdown, uburyo iterura imodoka ubona ifite utugozi dutoya cyane ariko ikaba yabasha guterura imodoka ipima amatoni n'amatoni ikazigeza hejuru. Bakibaza ngo gute ariya mabuye cyangwa se ariya matafari abantu bubatse ziriya piramide yagendaga akagera bakayageza hariya hejuru yageraga. Uyu mugabo rero nawe mu gihe cye Nebukadinezari tumugarutseho yubatse ubusitani hejuru mu kirere. Sinzi niba murumva icyo kintu. Ni ikintu gihambaye cyane kuba wafata ubusitani ukabuzana ukubaka ubusitani mu kirere ahantu hejuru cyane. Bivuze ngo muraza guhita mutangira kwibaza ati ese koko nibyo ntago abantu bajya gusura ibice byabagamo buriya bwami bwa Nebukadinezari cyangwa se Nebuchadnezzar Empire, buriya bwami bwa Nebukadinezari bajya bahasura. Ibi ni ibintu bifite facts zigaragara. Ukibaza ngo gute uyu muntu yabashije kubaka ubusitani hejuru. Impamvu rero ari nako kantu mereyeho, simvuga abagore yari atunze, simvuga imitungo yari afite, simvuge icyubahiro yari afite ku isi uburyo yageraga mu bandi bami bagakangarana. Yumva bariya ba Alexander le Grand, ukumva bariya bandi bami bose ba Farawo, ukumva ubwami bwinshi cyane bwagiye bubaho. Nebukadinezari we nawe yaje yari umuntu wari urenze pe, yaba ku butunzi yaba ku mafaranga. Uyu mugabo rero impamvu ngewe ndahangaha ni ukugira ngo mbabwire no ku bintu bijyanye mu buryo buri religion cyangwa se uburyo bujyanye n'iyobokamana, nibyo nshaka kugeraho. Uyu mugabo nirengagije biriya byose yagiye arakora, abagore yari afite, amafaranga, ubwami, kuko bavuga yuko mu gihe cya Nebukadinezari cyangwa se Nebuchadnezzar Babylon Empire, sibyo muri kiriya gihe cy'ubwami bwa Babuloni, uyu mugabo yaragiye yubaka ibintu birenze. Amaze kubyubaka ariyo mpamvu nababwiye ngo ndaza kubisanisha n'ijambo ry'Imana. Nyuma yaho ngaho ariyo mpamvu urikomeza nkabasaba nkababwira ati nyaboneka mukore subscribe kuri ino YouTube channel yitwa Agasoane House, sibyo? Nuko mbizi neza ko tuzajya tuhabonera ibintu byinshi cyane birenze kandi bya bintu bizajya bibafasha mu buzima busanzwe, sibyo? Kuko ejo bundi ndashaka kugira ngo dukurikizeho n'ikindi kiganiro kijyanye n'uburyo amariye nagiye kuza gusimbura abakozi ku isi. Ubundi ubungubu akazi mufite nanjye wasanga kano ndimo ndakora kagasobanuye. Abantu benshi cyane mwarabibonye ko haje icyo bita AI, AI kandi akora ibyo bintu akabasha gusobanura filime. Ngende ubusobanuzi ariko aregeje ubundi filime zanjye muzajya musanga ari ama AI yarimo arazisobanura. Ubwo rero reka twikomereze. Uyu mugabo rero akimara kubaka buriya butunzi, sibyo, akimara kubaka buriya busitani, muri hangana, akimara kubaka buriya busitani bwe yakoze iki? Yatangiye kwiyemera, yumva ko arenze. Buriya mu kintu cya mbere kijya gituma umuntu akora icyo bita shite cyangwa se akagwa hasi, Imana yaravuze ati ngewe nta muntu n'umwe uzigeraza ngo narangiza antwara icyubahiro. Buri Imana wabikorera ibintu byose, ukaza hariya mu kazi ukavuga. Mujya mubibona abasitari muri Amerika bajya baterana, bamara guterana bagatangira gusebya Imana, sibyo? Mujya mwumva amahawadi ajya atangwa nka Jay-Z akajya hariya agahagarara akavuga ati ngiye muranurira Imana, wenda ndaza kuba ndi Imana itanga ibisubizo, ndaza kuba ndi Imana itanga amafaranga. Ibyo bintu rero ni ibintu bimwe umuntu yumva bikababaza Imana. Nakora filime, agafilime kamwe nakumva ndayitinze nkahita mvuga ati buriya si iyo Mana ibaho, iyo Mana nta nubwo nyizi, ntagibo, nkatangira kwica amazi. Biriya ni bimwe mu bintu bibabaza Imana cyane, ku buryo Imana ihita yumva iguhaze. Imana ngo hari ikintu ujya ukora ikicuza yuko yakuremye, ariko hari n'ikintu ukora aho kugira ngo yicuze ko yakuremye ikakwica, cyangwa se itanakwica ikagukorera n'utundi tuntu. Buri Imana ifite ibintu byinshi cyane yagukorera kandi warangiza ugahita ubona ko uri ubusa imbere yayo, kuko Imana ubwayo ntabwo isanzwe. Mu mategeko 10 y'Imana hari itegeko ririmo, wenda ndaza kuribasomera cyangwa se ndaza no kurishyira muri comment. Hari itegeko rivuga ngo ndi Imana ifuha, sibyo? Bivuze ngo ijambo gufuha niryo jambo rituma umugore iyo yafushye, umugabo iyo yafushye, umugore aza akirengagiza ko uwo mugabo bigeze banabana, nakirengagiza ko uwo mugabo yigeze banumuga, agasanga yamushyuhiriza amazi akayamumenaho, cyangwa se atanayamumena agasanga yamuzaniye uburozi akamwica. Bivuze rero ngo iyo bavuga ijambo gufuha ni ijambo rifite uburemere buhambaye cyane. Imana noneho ibaza nimba umugore wawe ashobora gufuha, yafuha akakwica kandi mwarabyaranye abana benshi cyane. Ibaze noneho Imana yo yonyine ivuga ati ngiyewe ndafuha,
uyu mugabo Nebukadinezari nawe niko yabaye. Amaze kubaka ubutunzi, yabonye ubusitani buri hejuru, byari ibintu birenze kugira ngo umuntu yubake ubusitani hejuru mu kirere. Amaze kubona ko yabwubatse, atangira kumva ko we ubwe arenze Imana, ari hejuru yayo. Mu yandi magambo nyine Imana ni ubusa imbere ye. Ikintu Imana yamukorera ni igiki? Imana imaze kubona yuko umugabo akoze ikintu nk'icyo ngicyo, mbese ayiciye amazi, mwagiye mubibona, hari abantu benshi cyane bagiye bagwa bakora icyo bita shite, bakagwa hasi. Iyo tuvuga shite buriya ni mu Gifaransa, bagiye kuvuga shite ni nko kugwa ku kintu, sibyo? Ni ukuvuga ngo abantu benshi cyane bagiye basuzugura Imana. Mwagiye mubona ibintu Imana yabakoreye, urugero Ananiya na Safira, nubwo batayisuzuguye bo barayibeshye, noneho wumva ukuntu bo banatwikaga. Buriya abantu uko isi igenda ijya mbere, abantu duhereye ku bwa Adamu na Eva, kuremwa k'umuntu wa mbere ku isi ariwe Adamu na Eva, abantu babiri babayeho ba mbere ku isi aribo abo ngabo. Imana, abantu bagiye biyungura ubumenyi n'ubushobozi n'imbaraga zidasanzwe bwo kuyisuzugura, abandi bakayibeshya. Byonyine iyo ubeshye papa wawe aragukubita, iyo ubeshye mama wawe arabukuraza, kandi nabwo abikora yababaye. Ibaze rero nuko ubeshya Imana, uhita wumva ko ibyo byari n'ibindi bintu bidasanzwe birenze. Ibyo rero nibyo byabaye kuri Ananiya na Safira. Mwabonye icyabaye? Yes, mwabonye Dawidi yasuzuguye Imana, nawe arangije ayohereza umusirikare we, amwohereza ku rugamba, ajya kurwana abizi neza. Aravuga ati mumushyire imbere aho ari buze gupfa. Ni nako byagenze, yamushyize imbere umusirikare. Imana ibonye icyo kintu iratangara, iravuga ati uyu nawe umugaragu wanjye nakundaga, nemeraga gutya, nawe akoze ibi ngibi, ararikiye mu bakobwa bose. Nawe uri kumva, Dawidi yari umwami, mu bakobwa barenga ibihumbi n'ibihumbi, yagombaga gutoramo uwo ari we wese akamubona bigakunda, apana guhitamo umugore w'umusirikare we akamwuriza ku rugamba ngo amwice. Mwarabibonye Dawidi mu masaziro ye, umwana we yaragiye, arangije atangira kujya arongora abagore ba papa we. Ibyo rero ni ikintu ndimo ndabereka yuko Imana, ni ingero zimba ndimo mbereka zigaragaza ko Imana ibabara. Ni nako byagenze kuri Nebukadinezari, rashite cyangwa se kugwa hasi kwa Nebukadinezari. Nawe niko byagenze akimara kubaka ubwo busitani, byari ikintu kirenze. Ndetse muri icyo gihe kuba umuntu wabona yubatse ubusitani, ndetse ubusitani akabushyira aho ngaho, noneho ikirenze kuri ibyo akabufata akabujyana mu kirere, sibyo? Yatangiye kwiyemera. Dore rero ikintu Imana yamukoze. Imana, amagambo yose Nebukadinezari yatangiye kuvuga yari amagambo asebya Imana, sibyo? Yari amagambo asebya Imana, yari amagambo nyine yumva yuko ubwe Imana iri hasi, ndetse wari wowe hejuru. Ari nacyo na Satani yasize. Satani yari umumarayika urenze, bamwitaga ngo ni inyenyeri yo mu ruturuturu. Yari arenze ku buryo abandi bamarayika bose babaga bameze nk'aho bari hasi yiwe. Ariko Satani yatangiye kwiyemera, wa Mana we, kubera iki urema umuntu ntumishe? Mbese Imana atangira kubona ko Imana imutsimba nyine kuba arema umuntu, atangira kugumura abantu. Kwiyemera kwe kumukura hehe? Aheza yari yicaye. Iyo birangira amanutse kuri iyi si, ari nayo nge nawe tubamo, tugana kuri Nebukadinezari wacu. Uyu Nebukadinezari rero icyakurikiye ni igiki? Ibintu byose yakoraga yumvaga yihimbaza, akumva ararenze, akumva mu bandi, mbese abandi bantu bose bameze nk'aho ari ubusa imbere ye, sibyo? Imana yakoze iki? Yaramuhannye. Yahanishijwe iki? Nebukadinezari nta kindi yahanishijwe, yakuwe ku ubwami bwe arabwamburwa, ajyanwa mu ishyamba, amarayo imyaka igera muri 7 arisha nk'ihene. Murabyumva? Buriya rero niyo mpamvu nababwiye ngo mukore subscribe kuri ino YouTube channel yacu, kuko nta kintu na kimwe muzajya muhakura kitarenze, kitazakika kibagira umumaro. Buriya ndabizi mwese, nimba muri muradukurikirana neza, mumanuke muri comment. Ndabizi hari ibyo mwamaze kwiga kandi mwakuye muri ibi ngibi. Uyu mugabo Nebukadinezari murumva ikintu cyamubayeho, sibyo? Ndetse n'abandi benshi cyane bagiye bagerageza gusuzugura Imana. Ese njyewe perfect ndimo ndakuganiriza, nubaha Imana? Wowe se urimo urumva kino kiganiro, wubaha Imana? Ese inshuti zawe mubana mute? Guys, ikintu bita gusuzugura Imana ujye ute na attention, kuko iyo usuzuguye Imana ubikoze mu jisho, kandi
igihano kivamo ntago ari ikintu kivamo, ntago ari ikintu cyiza. Niyo mpamvu rero nanjye mba ndimo masaba mukore subscribe kuri ino YouTube yitwa Agasobanuye House, hanyuma ubundi munadutegereze kuko tugiye kuzajya tubagezaho ibyegeranyo byinshi cyane, ndetse bya byegeranyo byagira ikintu bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Narega n'ubundi niyo muri mu maninja, iyo muri kureba ama YouTube channel y'amaninja muragerayo mugakorayo subscribe, ariko sinzi YouTube channel iri kubabwira ijambo ry'Imana ko mutakoraho subscribe. Ndabakunda cyane, aracyari perfect wanyu, kandi mukomeze mukore subscribe kuko ni buri munsi tuzajya tubagezaho ikiganiro. Nizere ko bizajya bigenda neza, sibyo? Munasharinge ubutumwa cyangwa se ibyegeranyo byacu bizajya bigera ku bantu benshi. Ciao ciao.